cyangwa wagiteretesha hanyuze ngombwa ati nukuvuga ati nuguhita umubwira atoya nicaye ku marembo ntegereje yuko hari ikintu uvuga umupapa arimo aranshuka ahangaha imbere y'aka ugavuga ati wumva humura Yesu ari kumwe nawe mucyanditse bavuga ngo ntuzahakane ariko numvishe bizabemeza numvishe Rutayisire yarateretesheje ibyanditse bicamo ariko ibyanditswe biratereta neza cyane iyo ugize Imana ugahura n'umuntu wemera ijambo ry'Imana uzi uramuteretesha icyanditswe kigakunda ukamukubita amaverse urumva maze iminsi ariko ndi gusoma indirimbo zambonye ushaka kuziteretesha ariko buriya wateretesha nk'iyi ariko ngo uzaho wicaye ku mugezi wiba ndanyuzwe none uramufite se yari yakwemerera oya ni urugero ndimo ndabanza icyo gihe yamaze kukwemera ubwo nashira iminsi abana reka ngende nongere nshyiremo akarahure kamwe menye uko bimeze nta wamenya kujya nywa inzoga nkatangira ku ndirimbo za gospel urumva ko akunda ubizi uvuga ati iki kintu ni kibi sibyo icyo rero wumva ko ari kibi sibyo ntago wagitagatifuza kuko uba ubizi ko ari kibi nkumva biranza abana kugira ngo mpfiranga ntago najyaga mu kabari nkagenda nkagura agacupa nkaza nkicara mu rugo umwe nkakanywa tu namara kukanywa nkatuza nyine nakongera agashira nk'amintu Yesu nigeze nkizwa mbeshya Imana nigize intwaro oya naje nyine nk'umuntu barasiye ku rugamba mvuga ni Imana naduye arandashe ntago mbishoye nyine none maze no gukiza buriya naje gusanga uko waba ukunda indirimbo zose zisanzwe hari uturimbo twa gospel usanga umuntu akunda nyine avuga atakarimbi yo nkumvishe numva nyine amarangamutima azamba yacuranze indirimbo ya gospel umukobwa yararize bro nani umunsi yakoze kuri niduhura nzamubaza ariko niba kibyibuka horijijwe n'iki Imana yararize ajya hanze bajya kumuhoza ararira nyine apana kurira bino bisanzwe yarize nk'akabebe amaze ariko ibi bintu bimaze ikinyine ibintu ko mbona ntacyo bivuze kuza hano bagafata inzoga bakayisuka mu kirahure ikarenga inyuma bibamarira icyambwa ati byorere pasta iri miramanuka kuri ye mpita numva mu muhogo icyaka bitarumva ibintu bihindutse bitanumva nsaze muri ngiye mpita numva abakorino ba mbere igice 10 mu murongo wa 23 biravuga ati byose biremewe ariko si byose bigirira umuntu akamaro byose biremewe ariko siko byose byubaka Shalom Yesu nashimwe nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeye muherereye hose abari mu Rwanda abari muri East Africa abari mu Burayi abari muri Aziya abari muri Amerika igihe cyose uri kurebera iki kiganiro igihugu cyose barimo turagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twizere ko umeze neza twizere ko ukomeye twizere ko ubuntu bw'umwami wacu bukikurinze kandi niba bitari kugenda neza Yesu yabigenza neza acinzira aho zitari amurikisha umucyo we mu mwijima ahageze amateka n'ubuzima birahinduka nawe twavurangiye Yesu kugira ngo aza kugirire neza nitwa Olivier Deva numamya wa Yesu Kristo wabambwe Yesu Kristo wapfuye Yesu Kristo wazutse Yesu Kristo umwami w'abami Yesu Kristo umutware utwara abatware Yesu Kristo w'inzira n'ukuri n'ubugingo Yesu Kristo uruhura abarushye Yesu Kristo umucyo w'isi Yesu Kristo amazi amara inyota niwe udukunda by'ukuri niwe duhamya niwe turamya niwe twamaze ubuzima bwacu bwose iyi ni Salvation Road TV iganiro ni Yesu mu rubyiruko ndi kumwe na mugenzi wanjye yatangira nawe abibwira muri kumwe na Frank niyo nkuru yawe kuri muramanura nkaba nagarutse welcome back twongeye kukwakira murakoze cyane twishimiye kubana nawe umeze neza ndashima Imana kabisa Yesu aracyari umwami Yesu aracyari uwa mbere mu buzima bwacu Imana himbazwe tubabwira ngo mujye muri comment mwandikemo ngo Yesu ni umwami mukore like mukore subscribe mujye muri comment ko kwandika Yesu ni umwami ariko abantu biri kubagora muri iyi minsi baza ari ijambo riremereye Yesu ntabwo ari umwami wanyu kweri cyangwa bafite undi mwami bemeye atari hari undi mwami mufite utari Yesu mutubwire niba mufite undi mwami ariko niba Yesu ari umwami wawe jya muri comment ubihamishe inyandiko yawe ati Yesu ni umwami so mukomeze mudukunde kandi turabashimira ko mukomeze kureba ibiganiro byacu Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubishimira piano nabakwanze subscribe nabo Imana ikomeze baha umugisha Imana rwose iyo support yawe ni sawa njye mwanga ho mwaka ni y'umumaro
bakomeze basapotinga ikiganiro kugira ngo dukomeze dukore twumva dufite imbaraga kandi dutera imbaraga. niba mushaka no kwamamaza mu kiganiro mwatubwira nta kibazo, mufite product nziza zijyanye n'ubwami bw'Imana, kubera ko ari product tutakwamamaza. Usigaye wamamaza se? Kwamamaza ni ngombwa, se byagenda bite? Rero baze bamamaze rero ndumva bya bintu bikomeye. Niba ari ushaka ko tubamamariza mwatugana tukabamamariza, twiteguye gukorana namwe kandi Imana ikaduhana umugisha. Amakuru yawe sumeze ute? Amakuru rero ni sawa, turashima Imana. Byose ni bon, ahubwo umeze gute? Ndashima Imana, ndashima Yesu, nkomeze kunezerwa muri Yesu no gukurira mu nzira ze, nta challenge ugenda uhuramo nazo se? Challenge ntago zabura, urumva nyine uyu muhanda w'agakiza ntago ari inzira igororotse. Yesu yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Nawe tugomba kuzakubaza urugendo rwawe rw'agakiza, hanyuma tunyurira n'ibyo wagiye ucamo. Nta kibazo rwose, ngewe uri tayari se kuzambaza? Itandukaniro se ubona ryo kuba uri mu gakiza n'igihe utari uri mu gakiza n'irihe? Urumva ntari mu gakiza ntago nari mfite umunezero wa nyawo. Umunezero wa nyawo kuri wese ni umunezero wa nyawo, ni umunezero udashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Bango mfite amafaranga, mfite inzu cyangwa ubukode, wa munezero nyine uba ufite umuntu atabasha kukwaka. Ni ukuvuga ngo normally umuntu utari muri Yesu agira umunezero kuko afite ibyo bintu. Umunezero utari muri Yesu ushingiye ku bintu. Niyo mpamvu nyine abantu bakennye nta munezero. Yego. Ariko uru ngubu iyo ukennye, naba nkennye naba nkize, umunezero wanjye nta imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana bro. Ntabwo wabyishoboza ubwawe. Kuko ubundi muri iki gihe iyo umeze nabi mu mufuka nta byishimo ushobora kugira. Ariko urumva iyo ushima Imana no mu gihe iravuga ngo dushime Imana muri byose, muri bino mu byiza. Shima Imana. Urumva man, umunezero Yesu atanga nyine uri priceless. Ntago bisaba nyine uko naramutse nuko niriwe, iyo nibuse yuko nyine hari umuntu wankunze agasiga ubwami bwe, agasiga ubwiza bwe, akaza mu isi agapfa kubera ngewe umunyabyaha wari umeze uko narindi, akabambwa agapfa, none akaba yarazutse. Ubu ngeze ahantu we yazutse, umunezero urakwica, umunezero urandenga tu. So rero nuko nyine tu. Wowe se bimeze bite? Urugendo ruragenda? Urugendo rukomeje kuba rwiza, nta kibazo, turashima Imana. Niyo wahura na challenges ariko ubuzi ko Imana ihari byose birakunda. Ni iki wishimira kuba warakijijwe? Icyo nishimira cya mbere nuko ubuzima bubayemo nkuko wabivuze, n'ubuzima bw'umunezero. Nubwo haza ibibi ubuzi ko birahita, ibyiza bikagaruka. Ni ukuvuga ngo muri Yesu ntabwo habonera ibyiza gusa, harimo izo challenges. Nuko hari ko yarigeze kuririmba ngo imvura ngwigwa mu mirima y'abeza n'ababi. So urumva mwese bibageraho, uri mu isi byose bikugeraho. Ntabwo bivuze niba ukijijwe ngo ntabwo uzarwaza, ntuzapfusha, byose bigomba kukugeraho. Ariko ukuntu umuhanda urenga icyo kigeragezo cyakugezeho, iyo uri umurokore ukisunga Imana, wa mutima wumva ufite amahoro. Nubwo wapfusha mama, nubwo wapfusha papa, ariko iyo uri umuntu ukunda Imana kandi uyizera, usubizamo ibyiringiro kamana. Ntabwo umeze nka wa muntu tugenda mu bwigunge. Uko usenga Imana, ibyiringiro biragaruka. Umva Yesu yaravuze ngo muri mu isi mufashe igihe mu ntambara, ariko nimuhumure nanesheje isi. Cyane niyo mpamvu rero waba uri umurokore, waba uri ibyago bigomba kubaho, bigomba kugeraho. Tuzarwara, tuzagira ute, icyo gihe tuzagera muri bwa bwami buvuga ngo nta kurwara, nta kupfusha, bwa bwami bw'iteka ryose, aho dusiganirwa kujya. Niyo mpamvu tukubwira rero, niba uri guca mu bihe bigoye, isunge Yesu. Abantu ubufasha bwabo bugira bugarukira, ku bufasha bwa Yesu ntabwo bugira bugarukira. Kandi niyo waba nta bibi buri gucamo, isunge Yesu, kubera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi inzira ijya muri ubwo buzima ni Yesu Kristo wenyine. Rero nishimiye kongera kwakira Frank, tuzajya tubana mu biganiro mu bihe bitandukanye, tuganira ku matopika atandukanye. Imana iduhana umugisha. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera nibyo dusaba ngo bize bibane natwe, kugira ngo tubashe kwajya ikiganiro neza, kiryoshye, gitunganye, kandi gifite amavuta n'imbaraga z'Imana, kugira ngo byose bigire umuntu bigirira umumaro. Amen, amen. Nta jambo se urimo wumva waha abantu mbere yuko dutangira ikiganiro? Ijambo mpora mvuga ni Yesu arabizi. Amen. Ntuhangayike, Yesu arabizi. Ibyo ucamo byose Yesu arabizi. Kandi aragukunda. Amen. So piano, uyu munsi rero turaganira kuri topic yacu nk'uko bisanzwe. Tuba dufite topic tuganiraho.
turaganira kuri topic hari ikibazo nyine abantu bibaza batandukanye natwe twamaze igihe twibaza sometimes n'ubu umuntu yibaza ariko nyine usanga ari deba mu bantu benshi twibaza se kumva indirimbo za gospel ni icyaha ntago ari icyaha bimeze bite urumva icyo kibazo nawe ujya ucyumva ngira ngo ukundisha njyanyumva ariko banza umbwire ku ruhare rwawe urabyumva gute urabyumva gute wowe no kuvuga ngo iyo umuntu yibaza ari udusubizo agenda yiha tu utwo dusubizo ugenda wiha rero nanjye nkeneye kumenya ubitekerezaho iki wowe ni ukuvuga ngo kumva indirimbo za buriya impamvu hari umwana bigeze kutwigisha aratubwira ngo umuntu nakubaza ikibazo agashaka kubaza rimwe guteranyaho rimwe mbere yo gusubiza kabiri ujye ubanza uzungu ese uyu muntu ubwenge yakoresheje ambaza rimwe guteranyaho rimwe arabiyobeye ko ari kabiri mbanza igitekerezo cya none mbanze menye ngo ntago ari umutego bavuga ngo bahita bavuga ngo ushaka kiba kangahe ngo tuburane ukwitonda kugira ngo tumenye ko uwo mubare tuwushake tuburane nyine tujye muri kata zacu urabanza umbwire nyine uko ubitekerezaho mbanze numve ko koko bimeze ni ukuvuga ngo okay yewe icyo mbitekerezaho urumva ntarakizwa ngiye numvaga indirimbo zisanzwe ntago navuga ngo nakundaga kumva indirimbo za gospel cyane kubera ko ngiye nyine ngendera mu murongo ndi muto urumva nta nubwo hari n'igihe cyageze nakijya mu rusengero cyane ariko kubera ko nakuriye muri church ugasanga nyine hari indirimbo warakuze wumva zikugumamo ubuzizi ku buryo wakubona iririmba nawe ukajyana nabo to ariko ntamenya wenda ngo wagezweho kanaka muri gospel uretse wenda nko kuvuga ngo mbonye wenda araje araboostinze kuriya cyane n'abandi bakeya ariko utapfa kumenya nyine indirimbo ze zose tu so rero urumva indirimbo numvaga zari zijyanye n'isi nari ndimo tu maze gukizwa rero birangora nyine no kugira ngo nyine mbanze kumva indirimbo za gospel wenda izitari gospel bitamfitiye umumaro mwinshi byabanje kunchallenge ndavuga se si indirimbo se hari ibintu byatari nyine urumva rukuru umuntu akizwa agifite agatuza nyine wumva wahangana n'Imana n'umwuka tu hano hagumya ariko uko iminsi igenda ishira ko nakomezaga gusoma ijambo ry'Imana nyine tunkomeza gukunda Imana urwa rukundo nakundaga za ndirimbo rugenda rugabanyuka ugasanga wenda tuvuge niba numvisha hari indirimbo numvishe nko mu gihe mfukamye ngiye nko gusenga agahita agaruka ya ndirimbo kandi ugasanga wenda n'indirimbo wenda ifite lyrics zitari nziza ndavuga izi ndirimbo rero niba nshaka yuko Imana yuzura muri ngiye ngomba kuzigabanya nkiyuzuzamo iby'Imana nyine tu kandi ngarukiye ngo kugira ngo erega ntakomeza kwivugana kandi uhari ubwo nari ndimo shaka mbanze nkumve none hari ikibazo ndi bwibazemo aho ngaho ukumvaga izo ndirimbo zisanzwe sibyo niki wiyumvagamo warazumvaga hakurikiraga iki ese ibyo bavugaga muri izo ndirimbo warabikoraga mbwira nyine itandukanye biterwa n'izarizo izo wumvaga nyine ukumva ko wari uri mu gihe cy'isi utarakizwa ukazumva ese iyo wazumvaga wakoraga iki urumve nyine ikizagusigira kuvuga ngo ikintu cya mbere indirimbo banza kuyumva uri kumva ubutumwa bwabaga burimo warabukurikizaga se urumva biterwa wayandagira ngo tuze kujyana urumva niba twibaje icyo kibazo turashaka tumenye ngo iza ndirimbo koko wumvaga hari icyo zaguhinduraga muri wowe sibyo tumenye nizo wumva iki gihe hari icyo ziguhindura muri wowe tumenye itandukanye none turaza kugaruka kuri cya gisubizo hari icyo zanduraga buri igisubizo ni kukiguha no kutabizi hari igisubizo nyine kukima ariko ntago wangera n'icyo ngo uhite undezima ntago byakora oya baza usubize nyine umbwire ibyo uri murambaza no indirimbo nubango niba wenda turi muri party turi muri show twumvaga indirimbo zijyanye na show niba ari indirimbo zo kubyina ntago twabaga turi muri show twenyine niba ari indirimbo utararenga aho ngambanze ngo baze guce mu ijambo izo ndirimbo wumvaga zagukuriraga kunywa inzoga zagukururaga gusambana mbwira nyine actually warazumvaga tukumva no kubyina nta kibazo kirimo oya nubango ndi kubikubwira hari indirimbo zibihe hari indirimbo nyine zigukangurira kunywa inzoga tu ubwo nuvuga ngo muri izo ndirimbo wumvaga hari zagukururaga mu kunywa inzoga niba uri muranywa tukumva zana kandi kamwe oya buriya hari ikintu tutari kugendanamo neza ni ukuvuga ngo wowe nimba wari uri munywa bagashiramo indirimbo ntabwo ari itumye unywa watangiye unywa ni motivation nyine ni motivation ariko ntabwo ari amagambo iri kuvuga hari amagambo umva buriya hari umuntu ugize kuvuga ngo yajyaga abona publicité y'ikinyobwa kimwe nyine ntari buvuge tu none akabona nyine ukuntu bayamamaza barazaga
bagasuka nyine kuri ya kuntu ibira ifuro rikarenga inyuma noneho wowe ntigeze nyine aba muri iyo monde cyane none akagiye ariko bino bintu bimaze iki kuri akuntu ino publicité nyine amaze igihe yiriye bakajya byibaza noneho umunsi umwe umutipe nyine uwakishijwe ariko yarabanje kurimira bye amaze ariko ibi bintu bimaze iki nyine ibintu ko mbona ntacyo bivuze kuza hano bagafata inzoga bakayisuka mu kirahure ikarenga inyuma bibamarira icyambwa ati byorere pasta irimo iramanuka kuri ye mpita numva mu muhogo icyaka mpita numva ibintu bihindutse mpita numva nsaze muri njye mpita numva yana mvuga ni ziri he hari indirimbo rero nazo ziba ziri hano hanze bitewe n'imbaraga zazo cyangwa n'amagambo yazo wumva nyine kuvuga ati ariko reka ngira ukuntu nigenza tu ubwo no kuvuga ngo hari indirimbo zigukururira mu busambanyi kunywa inzoga noneho umaze kugera muri umaze gukizwa ndashaka kumenya ngo noneho za ndirimbo wumvishije wakijijwe waretse za zindi za sekiro noneho wumvishije gospel music zo zagukururiraga mu gukora iki zankururaga mu kwegerana n'Imana numva zimwe hari izanyibutsaga imbabazi z'Imana izindi zikanyibutsa urukundo rw'Imana izindi zikanyibutsa agakiza nyine izindi zikansunikira mu kuramya Imana n'umutima wanjye wose ni ukuvuga ngo message wagiye wumva muri izo ndirimbo zitandukanye ari iz'Imana n'iza sekira hari message zaguhaga zatumaga uhindukira ugakora ibijyanye na message ziri gutanga so ubwo nicyo nashaka kubaza none ukuvuga ngo njyewe ku giti cyanjye kuntu mbyumva ari umurongo uri mu Bakorinto urumva Abakorinto ba mbere uvuga ukuntu kamusome kugira ngo uze kubyumva Abakorinto ba mbere igice 10 umurongo wa 23 biravuga ati byose biremewe ariko si byose bigirira umuntu akamaro byose biremewe ariko siko byose byubaka uyu murongo rero ukubiyemo amagambo menshi udusobanurire rero mwigisha ari abandi mwigisha no kungurana ibitekerezo sibyo mu byukuri iyo tugiye kureba kumva indirimbo si cyo kibazo sibyo ahubwo vuga ngo izo ndirimbo uri kumva niba wumva mu mutima wazi gukururira gukora ibindi bintu bihabanye n'iby'Imana ivuga icyo gihe izo ndirimbo zazihorere sibyo kuko baranubwo tuvuga ngo hari secular music hari indirimbo zigisha urukundo kandi rw'Imana yadutegetse sibyo niba izo ndirimbo zitwigisha urukundo why not dashaka kuzumva urazumva kandi zikakwigisha ko ugomba gukunda mugenzi wawe sinzi nimba warajyaga wumva za ndirimbo za reggae ubutumwa wabaga burimo sibyo wasangaga ari ubutumwa bukangurira kubana n'abantu neza gukunda abantu urumva ntugahemuke ibyo byose nayo ni gospel ni message ya gospel sibyo so niba wumva indirimbo kumva za ndirimbo zifitemo amagambo mabi atari ukuzumva gusa ahubwo zikagira ikintu zagukururiraho izo zihorere sibyo si question yuko wenda indirimbo kuzumva aricyo ikibazo nyuma yo kuzumva ibyo ukora ugenda gute ubese witwara gute muri zo kuzumva nimba zigukurura mu busambanyi cyangwa kunywa inzoga cyangwa ibindi izo ntago ari indirimbo bakwiye kumva ariko nimba hari indirimbo igukora ku mutima ikakugira ikintu cyiza ikwigisha muri wowe kuyumva numva nta kibazo none se urumva utagira ngo wenda turabyemerewe bitugirira umumaro si byose ariko utagira ngo wenda nibagiwe uri buze kunge utagira ngo nyine uranyibagije ndabyibagiwe uko byagenda kose nawe ntago ari uko watekerezaga mbere niko ntekereza kandi actually impamvu ariko natekerezaga njye nahoze ntekereza yego buriya ari ikintu cyitwa ubumuntu sibyo kuri iyi si twese ndizera yuko nta muntu n'umwe utazi ikibi n'icyiza sirta abana batoya two kuvuga abandi batoya bataramenya gusobanukirwa ibintu ariko ndizera neza yuko ari umuntu ikintu cyose ushobora gukora ubizi uvuga ati iki kintu ni kibi sibyo icyo rero wumva ko ari kibi sibyo ntago wagitagatifuza kuko uba ubizi ko ari kibi niyo mpamvu ndi gukubwira ngo urwego tuba tugezeho twese tuba tuzi ikibi n'icyiza sibyo niba ngiye kuva kera numvaga ko indirimbo ni indirimbo ko ndi umumiziki indirimbo ni indirimbo hari icyo wigira mu ndirimbo sibyo dushobora kwiga iyo music bacuranze dushobora kumva amagambo meza muri iyo ndirimbo sibyo ariko ntibikuye ko ari indirimbo z'ibishego zirahari nyinshi ariko icyo zigukururira gukora
kuko twese dusobanukiwe ikibi n'ikiza icyo zikubwira gukora ukagikora ari cyiza c'est bon ari kibi toa Rese nuvuga ngo se ibishegu se na mbere hose ntabwo wajya kubyumva ibishegu narabyumvaga ariko ntibivuze okay ka nk'urugero hari indirimbo nyinshi zizimiza intuza zirimo kuzimiza urabyumva nyine erega bura nubwo dusenga tubaye mu isi niba tuba mu isi rero nibikorerwa mu isi tuba tubizi sibyo ahubwo ikibi ni ukuvuga ngo ibyo bintu bikorerwa mu isi niko byose twakakwiye kubijyamo niko bizatugirira umumaro nicyo ngicyo ndi kuvuga sibyo niyo mpamvu izo zifite ibishegu narazumvaga n'izisanzwe nkazumva n'iz'Imana nkazumva hanyuma se ubu bimeze bite ubu ndacyabyumva n'ibishegu urabyumva none se reka ngubaze buriya rero ari ikintu kimwe tujya twitiranya indirimbo y'ishegu ni ukuvuga ngo muri gihe ifite amagambo mabi siko tuba tuvuga amagambo ishegu ni message ni message itari nziza yerekeza ku mico mibi sibyo ibyo byose ndabyumva kuko niyo sindimo sibyo niyo sindimo ahubwo se ngiye niba mbyumvishe binsigira iki message binsigira ngewe nubwo nabyumva ndabyumva bice hano bihinguke hano ntabwo nzakurikiza izo message mbi ariko nimbona indirimbo ifite message nziza mfite icyo nungukiramo ndakomeza nyumve kana cya gishegu nyumve n'iz'Imana nzumve nzakora icyo nakagombye gukora ku buryo kuri playlist yawe wagishyiraho cyangwa ndushobora kuyumva nk'ahantu ariko bitari muri plan zawe urazumva ukazishyira kuri playlist zawe ukazumva ntabwo nzishyira kuri playlist nyine ndi kuvuga kuri playlist yawe ushobora kuzishyiraho ariko ndazumva kuko ni macanye radio nkumva indirimbo runaka ndayumva nkavuga ati no ndirimbo bavugaga iki nkabyumva bavuga ati yaririmbaga ibi n'ibi bikabira radio ariko ya message yaririmbaga nirumva atari nziza full stop nta kindi so no kuvuga ngo none se wowe ubitekerezaho iki nyine kuko urumva ari umuntu uvuga ati ngewe nta zindi ndirimbo numva nyine numva gospel gusa uri kumva wati kubera ko ziriya ndirimbo ziba zifite undi myuka izerekeje izindi imbaraga ziherekeje abaziririmba bamwe bafite undi mwami bakorera apana bose numva mvuze bamwe hari undi mwami bakorera baba bafite nyine ibindi bintu barimo barapromotinga bihabanye n'ubushake bw'Imana bati zimwe ziba zinahakana Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi izindi bazikangurira abantu kuba ibyihebe uzumva izindi zikangurira abantu kwiyahura hari indirimbo wumva nyine hari nk'indirimbo ivuga nyine hari nk'indirimbo yo muri Amerika ivuga nyine ngo muze ngo come we go to jail go to hell ntabwo uri bukunye byasaba ko ndibuze kongera kuri lyrics muze tujye muri gereza tumanuke tujye kuzimu nyine tujye kuramya satani indirimbo nk'izo urabizi ko ziyara ati se umuntu wenda utari macuwa nkawe wenda yabaye muri muzike cyane ufite hari level ugeze kuba wenda wabitandukanye akunda akavuga ati ngewe shabira ibintu mbyumvishe byamfata tu nk'umuntu nyine bo wamuhereza iyo message cyangwa iyo nama message ya mbere ni ikibazo kundi kwa nabanza kumubaza eske ibyo wumva mu ndirimbo z'Imana byose urabikurikiza ibyo Imana igutegeka muri izo ndirimbo cyangwa iyi message batanga muri izo ndirimbo urazikurikiza niho handi nyine hari no mu ijambo ry'Imana avuga ngo tukicane n'ababi sibyo icyo uzaha umwanya munini muri wowe icyo uzaha time nini uha time nini nyine izo ndirimbo zikujyana muri ngo mujye mu kuzimu muramye satani uzasa nazo yego niyo mpamvu ngiye kuzumva sicyo kibazo urumva ariko nimba bigukururira mu kindi kintu cyangwa se ubiha umwanya munini muri wowe kuko reka nkubwire amatwi arumva ariko umutima niwo ugumana icyo wumvishe sibyo ntago ibintu biguma mu matwi ahubwo biramanuka bikajya ku mutima niba byagiye umutima wawe uzirikana rero ijambo ry'Imana ukazirikana izo ndirimbo z'Imana kumva secular music ndumva ntacyo byaguhinduraho ahubwo wowe icyo wamenye n'ijambo ry'Imana riri mu mutima wawe n'icyo uha agaciro muri wowe nicyo kikuganza niba waganjijwe n'izo za secular music ubwo nyine icyo gihe uzaba ugiye mu bintu bindi nyine by'ingeso bitari nziza ariko niba zanganza kuki ntazihorera niba mbishoboye it's fine jewe niyo mpamvu nakubwiye utazumva sinamujudginga ariko nuzumva sinamujudginga bitewe
bitewe niba atari byo yemeye cyangwa se atari byo byamugiyemo ushobora gusanga uri kumva akaririmbo k'umuhanzi runaka uririmba ibyo bishego ariko sinzahita nkujanje kavuga ati Deva uyumva indirimbo z'isi ni umupagani kuko iyi si tuyibayemo ariko nanone tugomba kumenya n'ukuntu igenda ejo tutazasanga yanagusize urumva tugendana nayo urumva tugomba no kumenya ibikorerwamo icyo gihe numenya ibikorerwamo uzamenya no kubyirinda uzavuga ati ibi bintu ni bibi ndabizi bino bintu kubura akamubwira nta bajyaga bavuga ngo nta muntu ngo utinya ikintu ngo ahura nta utinya ishyamba atinya icyo barihuriyemo n'icyo ngicyo iyo wamaze kumenya iryo shyamba ikirimo nibwo uzavuga ati iriya shyamba sinarijyamo sibyo niba rero utarijyamo sawa icyo gihe nicyo mpamvu ndi kukubwira ngo wowe nimba waramenye iryo jambo ry'Imana si sawa kurikira ijambo ry'Imana ariko usanga wumva secular music uri kuyumva ariko ikiri mu mutima wawe ni ukuzirikana rya jambo ry'Imana so beta rero iyo navuze ngo ikibazo si ukumva secular music ikibazo ni icyo zigukururiramo si sawa ni beta niwumva ko izo ndirimbo zizanjyana mu kintu kitari cyiza urumva zihorere ariko nubona n'undi uri kuzumva ntuzamucira urubanza kireka numubona muri bya bindi none za message y'indirimbo ziri gutanga uzavuga ati ni ikibazo hindukira kose amatwi yacu ko ari amarembo ko sometimes nyine umuntu urumva iyo tuvuga ibyo turya ntago ari ibice mu kanwa gusa Bibiliya iravuga nyine ngo amaso yacu ni amatabaza gabati ibyo ugaburira amaso yawe nyine nibyo bigaburira ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe bivuze ngo niba amaso ari ibicamo hari n'ibica mu matwi kandi bya bintu bica mu matwi hari ibijya mu bwonko kandi twese ntago dufite imbaraga zo kubiyungurura bya bintu ngo tubaje kuvuga ati ibi urunguru ni urukungu izi ni ingano reka mbashe kubitandukanya uri kumva noneho njyewe w'umukristo mutoya cyangwa se wenda njyewe umunyantege reka mvuge umunyantege nkeya ukivuga ngo nkunda niba ariko none iyo balance yarananiye iyo balance rero buriya iyo umuntu agitangira gukizwa n'urugendo ruba rukomeye sibyo iyo ugitangira gukizwa uririnda si sawa niyo mpamvu bakubwira ngo wowe niba utangiye gukizwa reka bya bigare wagendagamo bikora ya mico none iyo wamaze kugira kagakiza gahamye uvuga ati none kuri ubu ngubu gishobora guhagarara nkahangana sibyo okay n'urugero kuko nkuko wavuze ngo amaso tureba byinshi kamera ibyo ubonye byose niko ubikoresha uko ubibonye tuvuge niba ubonye umukobwa aciyeho ukabona amabona arizunguye urahita utekereza kusambana nawe biterwa n'urwego uri wari ubitekereza voilà niyo mpamvu nakubwiye rero iyo wamaze kujya urwego rwo gutangira kuvuga ngo urakijijwe ibyo bintu byose urabyirinda kuko hari n'ahantu wirinda kujya ukavuga ati ari ahantu ushobora kuhacumurira sibyo icyo gihe iyo wamaze kujya kuri iyo level ukayirenga ukagera mu gakiza indani nibaza kuba wabona umukobwa aciyeho bitakurangaza turi abantu yego kamera ntizipfa cyane burundu icyo gihe wamaze kujya kuri ya level yo gukizwa Rutayisire niyo yigeze kutubwira ngo njye niyo nabona umugore ngo niyo yaza yambaye ubusa imbere yanjye nakubona ntaho nta kintu urangera kamera urumva ko gakizano kaba kamaze kugera so iyo level twese niho tuba dushaka kugera ku buryo uzabona ikintu runaka n'ikigucumuza yego ariko mu gihe ubona ko agakiza kawe ni karagera indani nturabasha ukontorora kamere zawe n'ibiki wegera inyuma ukabisa ibyo bintu bigacaho ukegera inyuma buraka nkubwire umunsi natangiye kubona yuko ntangiye gukizwa nkizwa kureka inzoga nyine byabanje kungora tu kurumva umuntu aba yaranyweye inzoga nyine igihe kirekire kandi azikunda pana byo kubwenda ngo ni ibintu nkanga ngo baguhatiye cyangwa bagize gute rero ibintu wanyweye nta muntu ubikwije atari ikigare cyangwa iki ntabwo bigoye kubireka nkajya nkubita nk'amezi nk'abiri agashira ntashira iminsi abanire kangende nongere nshyiremo akarahure kamwe menye uko bimeze nta wamenya ariko nkabwira Imana ni Imana Yesu nigize nkizwa mbesha Imana nigize intwaro oya naje nyine nk'umuntu barasiye ku rugamba mvuga ni Imana naduye arandashe ntago mbishoye nyine none maze no gukizwa ndavuga rero Imana irebera hose icyarimwe Imana izi byose Imana ndinde hakurya mu giputi kangeza ha n'undi nta kintu nzaye hagati Imana kamba umunyakuri sindabasha kureka inzoga neza ariko ndabishaka nkaba umunyakuri nyine kuko buri hari abarokore bamwe dushaka kwigira intwari nyine tu Imana sindabishobora ariko ndabishaka
abana nkagenda ngasenga ngasoma ijambo agashira iminsi abana nkumva biranza abana aho kugira ngo mpfiranga nkagenda ntago najyaga mu kabari nkagenda nkagura agacupa nkaza nkicara mu rugo ubumwe nkakanywa tu namara kukanywa nkatuza nyine nakongera agashira none amezi atangiye kugenda yiyongera nyine kugeza igihe byagereyeho ndakwitinga nyine ndavuga noneho ndamara amashi nyine inzoga ndaziretse ngiye kubwira rero umunsi umwe rero ntangiye kubona ko ibintu byo gukizwa bitangiye kuba serious muri ngewe urumva ubundi buriya baravuga ngo umuntu asindana ikimurimo urumva nubwo byari bimeze gutyo nari natangiye kumva indirimbo za gospel nterana mu indirimbo zo mu bitabo urumva nyine ubutangiye kugenda ugaruka nyine mu isi y'agakiza tu noneho ntangira kujya nywa inzoga nkatangira kumva indirimbo za gospel urumva ko wakunda kuri YouTube ugiye gusashinga indirimbo najya kuri YouTube ngatangira gusashinga uturimbo twa gospel nkumva turimo turamfasha agacupa we nabaga urumva ntabwo nari nkinywa nyinshi gatoyo kakanywa of course nyine akazamo agakoni ariko kadakabije tu none ariko mu mutwe agahita hazamo turimbo twasa ndavuga ni ndimo ndagenda tu nahize ndimo ndagenda uko byagenda kose ibi bintu hari ikintu kirimo kiraba nyine tu none se kuki wiyumvishaga rero ko inzoga ari cyo cyaza aricyo ari icyaha kuzinywa ntago niyumvisha ko inzoga ari icyaha oya ntago ntago ikintu cya mbere kamwe aricyo kagutwara ni ukuvuga ngo muri Bibiliya harimo amaverse nyine ushobora kubona avuga yuko inzoga atari nziza tu uri kumva ariko ntago icyo gihe aricyo nari ngende kuko harimo nandi umuntu ashobora gusoma ukaba wakwidefanda noneho nkajya mvuga se numvaga mfite muri ngiye kuvuga ubutumwa nkajya mvuga se ni gute nzahagarara imbere y'abantu nkababwira ububi bw'inzoga ntashobora kuzireka uri kumva none se nindamuka mpuye n'umuntu inzoga zabase ni gute nzajya kumubwira kureka inzoga nanjye ntashoboye kuzireka kubera ko buriya ngiye nemera ko ikintu ntashoboye sinshobora kukikubuza ntaragira imbaraga zo kureka icyo kintu mba mvuga ndereka no kujya naba mbaye abafarisayo ngo bikorezaga abantu imitwaro batakozaho n'urutoki ndavuga rero niba ngomba gukora bino bintu n'inzoga ngomba kuzireka uri kumva ariko bikaba bitarakunda kugeza umunsi umwe navuze n'ibyo ari byo byose igihe cyose nari nkinywa inzoga hari igihe nanywaga inzoga abantu bandeba icyo gihe nta mutima wanciraga urubanza ariko umunsi umwe ndibuka nafashe inzoga nta muntu wambwiye ngo ntuzongere kunywa inzoga sha njya kuyinywa ndi mu cyumba ngiye nabane bro umutima wanjye nyine warekuye tungo bagacupa byahombye mbireka ku bwanjye bw'inyungu zanjye ariko cyane kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana tunavuga ibyo byose ibya mbere ntago nzanywa inzoga ngo njye kuzamura Imana amaboko ntago nzanywa inzoga ngo njye kwiyiriza ntago nzanywa inzoga ngo njye gusoma Bibiliya ndareba ndavuga ibyo ari byo byose Imana nyine ruta ibi ngibi tu kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana kubw'inyungu zanjye ndarekura tu ariko urumva byari bivuye ko nari nkubwiye nyine ninatangiye kumva yuko natangiye gukizwa igihe nari ntangiye kujya nshyiramo akarongo nkumva byari ndamu yawe nahise mbigira ibihombo bro nahise mbigira ibihombo nyine urumva rero nizo challenge nyine man ntago biba byoroshye ariko nyine umuntu agenda abireka kubera ko Bibiliya avuga ngo Paulo yaranditse mu Baroma 12 arimo avuga ngo bene data ndabijya ngo mutange imibiri yanyu y'ibitambo bizima bishimwa n'Imana rero umubiri wabaye igitambo gishimwa n'Imana hari ibintu utinjizamo kubw'Imana pana ngewe ari akantu munigeze kutubwira niba uzi ko inzoga utayifata ngo winjize mu rusengero kandi imibiri yacu ngo nizo nsengero z'Imana niba uzi ko utazinjiza mu rusengero rekura ukazinjiza mu mubiri wawe kuko nibwo rusengero rwa Kristo ubona ko kantu mbona abantu batakumva ukuntu bafite imibiri yabo nabi nk'atari insengero akora ni ingingo umubiri wawe ni urusengero rw'Imana kuki ushyiramo ibintu byose urumva uko utatinyuka kuzana inzoga hano mu rusengero wishyira mu mubiri wawe kuko umubiri wawe kwanza nibwo rusengero none insengero ko bazifunze zimwe se insengero zacu hari wasifunze urusengero rwacu ako kantu twari tugakeneye hano muri Yesu mu rubyiruko urumva so rero urumva Paulo ari kuvuga ati tanga umubiri wawe igitambo ntago kikontrola igitambo nyine kiba kizize kiri ku gicaniro so bati none umubiri wanjye niwo ngomba kuba Kristo ari ibintu agomba kwinjizamo kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana bati hari indirimbo ntazongera kumva nshobora kuyumva accidentally nyine kubera ko tugenda mu isi ntago menya indirimbo ho wayumvira kandi une twabaye imihanda bino bintu twayibayemo yiyumvishe wumva n'ikivuga ariko ngavuga ndi kubw'umubiri wanjye urusengero rw'Imana ibintu sinzongera kubyumva tu ndikumva ntanakunda uri kubyumva ngo ati ibi bintu singucira urubanza ariko
ntacyo byakumarira tu. mbese ubugingo bwawe wabuhariye Kristo, Bro njye ubuzima bwanjye nabuhaye Imana tu, ni nacyo cy'ingenzi. kubera ko reka nkubwire njyewe ubuzima bwanjye nabubonye bugenda tu. Urumva buriya umuntu ari gupfa aba ari kubireba bro, iyo urimo urapfa uba uri kubireba tu. Rero iyo ubonye wari uri gupfa nyine ubona hari ukuntu ubona hasigaye nk'intango uvuga ati amarembo y'ikuzimu ari hariya, kandi nyine ubona ko ugiye kuyinjiramo ubona rwose afura biza bari magari ngo irembo ryo mu kurimbuka ngo rimeze nk'amarembo urabona stade mbona bayikuye inkuta zose niko rimeze. Hano ndimo ndibona ko ndimo ndamanuka kubw'imbabazi z'Imana mbona umugabo witwese akaza ati nyamara wakatokagamo, nyamara ntago andi mahirwe ntaba ari kure kandi ntakorogana ati nyamara ntago andi mahirwe. ntago uzi ijambo ngo yasize 99 ajya gushaka yindi imwe yazimiye. So rero ntekereza ko indirimbo tugomba kureba ngo ese bimariye iki, sibyo? Izi ndirimbo ndi kumva ziramarira iki? Kuko niba twavuze yuko iyo uri kumva indirimbo uri kugaburira ubugingo, si ndi kugaburira ubugingo, hari icyo zikungura muri ibyo bintu uri kumva, hari ikiri kukungure muri wowe. Indirimbo urimo urumva irakumara iki? Urumva indirimbo ndimo ndumva irahesha Imana icyubahiro, niba wumva ntago nkiri wanjye ngo nigenge, ukaba ubimininga ariko apana zino renge tuba dufenta nyine byo guskaminga tu. Niba utakiriwe ngo wigenge ibintu uri kumva hari icyo biri kumarira Imana, ugatekereza gutyo. Ntekereza ko hari ibintu byinshi twareka dutangiye gutekereza gutyo. Sinzi wowe kubyumva tu. Njyewe ubundi njyewe ntuza yanjye no kuva kera ni ukuvuga ngo njyewe indirimbo zose ndazumva, zose ndazumva, nkahitamo ibigomba kungirira akamaro, ibitangirira akamaro ku ruhande, sibyo? Ariko niba utaragira imbaraga zo kumva yuko icyo kintu nawe cyakubaho, niba wumva indirimbo za sekira ukajya mu bindi bintu Imana itishimiye, byihorere. Iyumvira ubutumwa bwa Yesu, wumva izo ndirimbo za gospel ziguhindure. Buriya ari ikintu njya mbona, uzarebe nk'iri nk'ahantu wigunze ugashyiramo akaririmbo k'Imana, urafatwa wa mwuka uragufata ukumva waririmba, ukaririmba nawe ukumva nyine urabohotse. Ariko papa tubwizanye ukuri, ushizemo sekira ntago ikubohora. Yakubohora iboshye se mwuka ni ukora ntago yakubohora. Ariko quand gospel irahumuriza, kuko akenshi nkuko ubushize nigeze kubivuga, naravuze ati uzarebe na gospel iyo bashyize mu kabari abantu baranezerwa. Gospel ni ubutumwa bwiza, ni indirimbo zinezeza, so iyumvira ka gospel music. Yababwire story rero umunsi umwe ibyo bintu urabivuze uranyuze. Umunsi umwe twari turi ahantu nyine mu rugomo nyine ntarakizwa tu. Turi urabona muri covid cyagiye muri zaguma mu rugo rukuru mwahuriraga mu nzu muri mu miziki n'amayoga n'iki tu. None umutipe acuranga indirimbo ya gospel. None hari umukobwa nabonye yarakijijwe, none nshaka kuzamubaza ukuntu byagenze man. Yacuranze indirimbo ya gospel, uwo mukobwa yararize bro. Uyu munsi yakoze mukuri niduhura nzamubaza, ariko niba kibyibuka warijijwe n'iki man. Yararize ajya hanze bajya kumuhoza ararira nyine, apana kurira bino bisanzwe, yarize nk'akabebe ararira nyine byo kurira. None urumva twari twibereye aho, none biraduca dawe umukobwa bigenze bita. Ariko turavuga wenda bari abantu bashaka kuba wenda barabaye nko mu rusengero wenda yibutse nk'impanuro z'iwabo bamuhagareze. Ariko man yararize ajya hanze, undi musista ajyanze ajya kuhoza, arahoza nyuma aza guceceka, arabona imwongeye gukina izo ndirimbo za gospel. Urumva n'uyu munsi sindi bityo ngereze mbanyabaza yarijijwe n'iki, yibutse impanuro z'ababyeyi, yaribona ahantu ageze, yarebye nyine. Ariko nyine urumva imbaraga z'indirimbo nyine ukuntu ziba zikomeye tu. Rero oya buriya ikintu njya mbona cyane, sibyo twumva umuntu akunda kujya n'ahantu henshi afite n'inshuti nyinshi. Buriya naje gusanga uko waba ukunda indirimbo zose zisanzwe, hari uturimbo twa gospel usanga umuntu akunda nyine avuga ati akarimbo iyo nkumvishe numva nyine amarangamutima azamu. Ni ukuvuga ngo rero muri gospel harimo izindi mbaraga, iyo rukuruzi ye gukurura ikomeze inagukurure nyine
n'ibyo ivuga tubikurikize dukomeze dusabe Imana izo mbaraga zo kugira ngo dukomeze dukore ibyo Imana ishaka si sawa kuko hari abantu baba baramenyera indirimbo za gospel uriya gamubwira hari ukuntu indirimbo ya gospel cyakoze nanone iyo ukomeje kuyumva ko hari abantu bacishijwe kubera kumva indirimbo nagiye numva ubuhamya bw'abantu barenze umwe bavuga ngo numvishe indirimbo iyi bituma nitekereza nivuga butumwa rikomeye kandi niba rero indirimbo imwe ushobora kugushyira mu murongo bivuze ngo indirimbo ni yagukura mu murongo cyane sibyo niba indirimbo imwe yaragiye izana abantu mu nzira bivuze ngo ari indirimbo ishobora kugukura mu nzira bitewe n'icyo urimo urumva niyo mpamvu rero hari ibintu tudakwiriye guha amatwi yacu tu ku bwacu no ku bwa bagenzi bacu sibyo ngiye kambwiye nko mu minsi ya nyuma njya gukizwa hari indirimbo nakundaga kuva nkiri umwana muri kumva iyo ni ya korali yo ku Gisozi man iyo ndirimbo nyine kwa kundi nyine nabonaga hari ukuntu ugera ukabona ubuzima bwawe bumeze nk'imirongo ivunaguye irayibona kumva nibyo ari byose diro hano irarangiye tukabaye noneho za ndirimbo z'isi nirwaga numva z'ama hip hop n'imiki byose by'amaslang n'ibiki nirwagamo nabishyiramo nakurura nkumva ntibikunda ntibirimo birakora nkashyiramo hip hop zo mu Rwanda nkashyiramo izo muri Tanzania wapi nkashyiramo nkashyiramo amarege wapi noneho nibuka indirimbo nakundaga yitwa ngo kugira ifeza urumva nari nagiye bro nangira ko ngo kugira ifeza nizo ndirimbo rahize kugira ifeza nizahabu ibyo ni byiza kuri njye ati mano zanindira ubugingo kazabona abantu ubugingo buragiye nakwambia karabaye hanga naho Imana n'umuhungu wayo ywana ukarimbo nakadore ntangira kujya nkumva najya nko kuryama nkagashyiramo nkagaplay nkakumva nkavuga nti musaza uragiye ariko ningiraga ku karirimbo nako ari wenda kageze Imana n'inyembabazi gashobora kuba karayigezeho tu niyo mpamvu umuntu wenda utarakizwa ariko akaba afite uturimbo twa gospel yumva buri umunsi umwe Imana ishobora kugacamo akagucamo kumva inkota iragucumise mu mutima ukavuga ati ariko bino bintu uko hari igihe wumva indirimbo ukajya yumva ariko n'umunsi umwe ukazumva indirimbo ukayumva none ukavuga ati si indirimbo burya ni uko ivuga igihe cyose maze numva indirimbo iyi message niyo yayo so rero beta yuko nyine tugerageza nyine gukora investment muri ibyo bintu sinzi wenda niba hari challenge wenda zindi wagiye uhura nazo uvuga ati man indirimbo hari indirimbo se wowe wenda zigize zikubera nk'imbogamizi wenda uretse bya experience y'umunyamuziki n'iki byose ariko ukavuga ati nanjye ariko hari indirimbo wenda bra rero je sinigeze nkunda indirimbo arakaribo muko mu Rwanda kera niko nigeze gukunda imyaka itatu ya Daddy andi muntu arayikunda ariko je hari ndetse nakundaga indirimbo zirimo ibisheko nikundaga uturimbo twifite nk'utu message tw'urukundo n'ubu ngubu nikundira indirimbo za Boys to Men Frank Mupenzi ni mapenzi kabisa urumva mapenzi original n'ubu ngubu usanga nikundira uturimbo nyine twa Boys to Men ndetse nyankunda bya birimbo bikubita cyane aho ya uturimbo dutuje ndadukunda cyane R&B soul music ibyo nizo ndirimbo nikundira ubundi ni nawo mpamvu uzasanga nyine cyangwa blues cyangwa turimbo marumva nyine tundura mu mutwe je numva indirimbo akenshi shaka ko zindura mu mutwe ariko hari nizo ugenda ukunda bitewe ni nukuntu ikoze na message irimo je nibyo nikundira sijya nkunda n'ubundi indirimbo z'ibishego sijya nkora ako reka nkubwire we hari ikintu nibutse man ari igihe abantu bavuga ibintu ariko kugenda ukura no kugenda usobanukirwa ukagenda ubisobanukirwa buriya buri gihangano cyose biba gifite umwuka ukiri inyuma uri kumva kubera ko nk'urubyiruko generation yacu cyane urebye nyine transformation yabaye igihe nyine hazaga ibintu bya za Tuff Gang n'ibiki kugira ngo urabizi ukuntu nyine abajene bose bahise bahinduka nyine bakajya muri character yo kwitwara nk'abaraperi amaslang ibiki byose ama pocket down biraye ibintu byose byavaga mu ndirimbo twumvaga cyane numva gatangira kujya wivugutisha ibintu wirapisha nyine biraye ibintu zirandirimbo nyine nizo mbaraga zari zifite nibuka Wiz Khalifa Ramuzi man ntago nakubwira umubare w'abatipe ngewe nzi banyweye itabi kubera indirimbo za Wiz Khalifa kubera kuri akuntu bamubonaga kubita imyotsi arimo ankuru umugi n'iki byose none abatipe biza kurangira ndibuka abatipe najyaga njya kureba ugasanga bari kunywera urumogi nyine muri izo video za Wiz Khalifa hari nk'indirimbo bita I'm on my level man indirimbo nyine ni igikoresho cy'urumogi cya Satani kubera ko hari abatipe benshi ni indirimbo nyine kuva itangira basmoking kandi basmokinga nyine man rero urumva umwuka w'izo ndirimbo wari uwo nyine kujyana man kandi abajene benshi ragiye banywera urumogi bamwe bagarukiye no muri za wawa na Marihab n'iki byose bivuze ngo rero hari imbaraga ziba ziri inyuma y'ibintu byose kubera ko niba Imana ifite strategy mu bwami bwayo na Satani afite strategy mu bwami bwe
kubera ko urumva none ikintu kiba kibaje uriya tipe nk'ubu ngubu Wiz Khalifa sinzi niba kumubona yaraganguje yagiye muri gym aranga nabonye yasigangara nk'intuza abajene yarangije ubu ase yararetse ibiyobyabwenge buri yarabiretse umva yarabiretse ajya muri rehab urabona ko umubiri yahise awuza yigira muri gym akora umubiri abapeti yarangije ubu bari he bamwe zarabishe oya erega so rero ubundi bajya bavuga ingendo y'indira vuna ugomba kwitondera ibintu wumva man urumva uza abapeti bigize ngo abatafu genge bigira ngo amagenge bakajya bagenda bavuga utagenda twidundaduna ngo akanyarira jisho ngo turi muri za kanyarira jisho rero buriya bino bintu bigira imbaraga zabyo rero niyo mpamvu tuba tuganira ibintu kugira ngo wowe uhitemo kubera ko ntawe waniga n'Imana iravuze ngo dore nshyize imbere yawe inzira ebyiri hitamo ubugingo ubone kubaho yaduhaye ubwenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi so mu gihe yaguhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza ni wowe ugomba gutora iyo nzira ugomba kujyamo ese iyo nzira kugeza hehe kugeza ku byiza irakuyobya iragushira ahandi hantu hatari heza kubera ko nanone hari uturirimbo nk'ibyo avugaga turukundo kandi umuntu aba akeneye kumva wumva nkawe wenda warashatse ariko nubise nzajya guteretesha icyambu icyambu wagiteretesha hanyuze ngombwa ati ni ukuvuga ati ni uguhita umubwira atoya nicaye ku marembo ntegereje yuko hari ikintu uvuga umupapa arimo aranshuka ahangaha imbere y'akazi ukavuga ati wumva humura Yesu ari kumwe nawe mucyanditse bavuga ngo ntuzahakane ariko numvishe bizabemeza numvishe Rutayisire yarateretesheje ibyanditse ariko ibyanditswe biratereta neza cyane iyo ugize Imana ugahura n'umuntu wemera ijambo ry'Imana uzi uramuteretesha icyanditswe kigakunda ukamukubita amaverse urumva maze iminsi ariko ndi gusoma indirimbo zambonye ushaka kuziteretesha ariko buriya wateretesha nk'iyi ariko ngo uzaho wicaye ku mugezi wiba ndanyuzwe none uramufite se yari yakwemerera oya ni urugero ndimo ndabanza icyo gihe yamaze kukwemera ubwo yatumva ndanyuzwe none ko ngufite rya jambo ry'Imana rigakomereza uzicara ku mugezi wiba Babiloni utegereje kabisa niho tuzahurira ze kandi intanga zacu zaba zimanitse urumva ariko hari indirimbo uba wumva pe kumva nta kindi kintu kibi nyine kirimo ntabwo ari indirimbo iganisha mu gitanda si indirimbo iganisha mu kabari si indirimbo nyine ukumva at least ziba zihari hari n'indirimbo wumva hari n'indirimbo uba wumva ukumva irimo message nyine nzima tu y'ubu buzima kubera ko Imana yagiye abantu ubwenge butandukanye ahubwo buriya nitwe tugira uko tubukoresha hari umuntu wandika indirimbo mu mutima we nyine ari inosa nta kindi kintu agamije nta kuyobya abantu nta kugira gute kumva nyine ni indirimbo nzima nka ziriya bavugaga nyine hari indirimbo zigira influence zikomeye cyane mu buzima bw'umuntu ni wowe ugomba guhitamo amatwi n'ayawe ibyo ugabura umubiri wawe ni ibyawe uwo bizica wa mbere ni wowe rero be careful n'ibyo wumva niba uri umukristo menya uwo uri wenyine menya identite yawe umenye ngo ibi bintu hari icyo bimaniye databuja niba uvuga ngo ntabwo nkiri wanjye ngo nigenge vuga si ibi bintu ngiye gushyira mu mubiri w'urusengero rw'Imana birakwiriye so ntekereza ko ari icyo ngicyo nyine ni uko nguko mbitekereza tu so tujya kuri conclusion no kuvuga ngo nuzumva ukumva ntacyo ziguhinduraho mu mibanire yawe n'Imana nta kibazo ariko niba wumva hari ikindi kintu zikujyanamo hari indi message guha ukajya mu bindi bintu bitari byiza ari mu nzoga ari mu busambanyi ari mu biki byose byihorere ukurikira umukiza wawe wamenye kandi ngumva ngo niyo ibihembo bye niyo bitinze bijya bihera ntago ajya aheza uyu mupapa pe ntago aheza ahumura ntago azaguheza ntago ari umwambuzi ngo nibyo tutazabonera hano ngo mwijoro nk'amakambariyo ariko ibyo mu isi tugomba nabyo kubibona nituba amaso erega nose niba wumva ko umuntu ukijijwe atabibona why not utazabibona undi tutagwisari tuzasarura niko birivuga so rero mwirinde kugwisari ntugwisari so twatangira twibaza ngo niba kumva indirimbo zari gospel ari icyaha turimo tugana kuri conclusion nekereza ko mu byo tuganiriye nekereza ko nyine muri izo ndirimbo hashobora kuvamo ibintu bikuganisha mu cyaha indirimbo bwazo zishobora kuba atari icyaha ariko zimwe muri zo zikaba zakuganisha mu nzira z'icyaha so rero ariko tuza gusanga ko ku bwawe cyangwa ku bw'inyungu z'Imana nyine ku bwa bamwe ushobora kuvuga ati izi ndirimbo sinzazumva tu nk'uko Paul yavuze ati sinzarya inyama ku bw'inyungu z'abanyantege nke ariko cya cyemezo cyari gikomeye iyo n'indi deba icyo ni ikindi kiganiro kirambuye hano birakomeye urumva so rero nawe ushobora kuvuga ati izi ndirimbo sinzazumva tu ku bw'abanyantege nke kuko nshobora kuba wenda njye nkureberaho
uri kumva ari wowe wenda mvuga ni ntaragira ku rwego ntera ikirenge mu cya Kristo wenda nkuko Paul avuga ati mutere ikirenge mu cyanyu ko mu gitera mu cya Kristo avuga ni wenda umuntu ndi kurebera uyu munsi ni Frank niba zirandirimba azumva ari we ndeberaho uretse ubwo njye ndindeho kutazumva niba Frank yumva zirandirimba njyewe ukijijwe mu kanya mu gitondo nindeho kutazumva ariko ugasanga Frank we yagize imbaraga zo kubikontrola none nkavuga toke kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana niba wenda devuri kundeberaho zino ndirimbo atabasha kuzikontrola nona bisemo kuzireka kubwe apana kubwanyu nje ntizangusha mfite imbaraga nyine mbasha kubimanaginga ariko kubwuri uri kundeberaho bisemo kubireka twari ibintu tureka kubera abandi uko nk'uyu munsi nje nawe ndaraho turi bati ntazumva isoka ari wabandi wenda hari undi muntu inyuma ushobora kuvuga ati nakubona wenda uri murabyina izo ndirimbo wenda uri mu binda wata Teremba ba Frank bumva ari kuba wigira ibyaho gukimwikagaza uramurusha ubuso murusha gukizwa ariko muraka birayizi nyine urabizi drama z'abantu nyine tu rero ntekereza ko hari ibintu nyine umuntu areka kubwe kubera kuvuga ati ibintu simbishoboye hari n'ibindi ureka kubw'abandi hari n'ibindi ureka kubw'inyungu z'Imana nyine n'undi muri abo bandi bari mu nyungu z'Imana kubera ko buriya nta kintu Imana ikunda kuruta umuntu so rero ntekereza ko ngiye wari uko mbyumva sinzi we conclusion yawe to je conclusion yanjye ni yayindi ni yayindi yo kuvuga ngo niba wumva ufite intege nkeya ni wowe uzi imibanire yawe n'Imana niba wumva ufite intege nkeya zuko izo ndirimbo zishobora kukujyanisha ahantu hatari heza zihorere wiyumvira ubutumwa bw'Imana wumvira izo ndirimbo za gospel cyane rwose ndabigushyigikiye ariko niba wumva nta kibazo mbese imibanire yawe n'Imana ni wowe uyizi ni nawe uzi intege nke zawe ni wowe uzi imbaraga zawe aho ziri intege nke zawe aho ziri niba wumva koko ntacyo zigutwaye zumve ariko message irimo niba wumva nta kamaro ikugiriye shira ku ruhande kandi niba wumva zitanubahisha iyo Mana yawe niba wumva wa mugasta n'ubusha Imana zitashira imbere shira ku ruhande hari ukuntu indirimbo zimwe zirwanya Imana mu buryo butaziguye tu ariko nyine wayumva mu bwenge bw'Imana ukumva oya so rero turimo tugana ku musozo turabasaba ngo namwe mujye muri comment mwandike nyine opinion zanyu uko mubyumva mu bitekerezo iki yego murebe namwe tumere nk'abantu bari kuganira duhari ku bwanyu namwe muho ku bwacu kandi twe ntago ari scam ntago ari imitoma twebwe turi hano ku bwanyu namwe muhabe ku bwacu ujye muri comment nawe tubwete ariko njye nabyumvaga gutya ariko noneho mpindiye ibitekerezo cyangwa se ati ngewe bashire izo comment noneho mu kiganiro gitaha tuzasome za comment tuvuga ati hari akandi kayide kaje ukomeze gutya tubashe kuganira ni Yesu mu rubyiruko tugira ngo urubyiruko tugendere mu murongo ugororotse kubera ko urumva turi mu bihe birimo birirukanka iyo dukora ibiganiro nk'ibi tuba tugira ngo bigire uwo bifasha natwe bigaruke bidufashe nyine kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana kubw'inyungu z'abana b'Imana kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana n'ubundi ni abantu bayo tu so rero tugana ku musozo turababwira yuko Yesu abakunda iyo message itagibe expired Yesu aragukunda kandi ahora yiteguye kukwakira avuze ngo mpagaze ku rugi ndakomanga nukingura ndinjira mbane nawe ni wewe wo guhitamo gusa ahagaze ku muryango wakomanga ni wewe wo kuvuga ati Yesu injira mu buzima bwanjye birashoboka yuko wenda mwavuganiraga ari inyuma y'urugi kuko hari igihe ahagaranye umuntu uri inyuma y'umushobora kuvugana ariko aravuga ati ndashaka kwinjiramo imbere mbane nawe tugendane nawe so rero turakubwira ngo Yesu aragukunda yasize ubwami bwe araza mu isi arapfa kubera wowe ntugire ngo ni kubera undi kubera wowe umuntu yavuze ngo iyo Yesu aza iyo ngiye cyangwa wowe tuza kuba ninjye umunyabyaha uri mu isi ngenyine Yesu yariteguye kuza kugupfira ubwo niba yarasize 99 akaza gushaka imwe umuntu wese Yesu amureba ku giti cye rero ureba ikiganiro Yesu aragukunda uko nguko umeze wabona nta byiringiro abantu babwira ati byararangiye wararangiye nta garuriro Yesu aracyabona ko ari garuriro aragukunda yapfuye kubera wowe aragukunda aragusaba ngo nawe mukunde ntago gusaba ibintu ati nkunda nawe nyemerera ngendane nawe mu buzima bwawe umwanzuro mwiza nafashe mu buzima nticuza no ubuzima bwanjye Yesu nawe nufata uyu munsi ubuzima bwawe burahinduka kandi bihindure n'ahazaza hawe so Yesu aragukunda nawe wakwemera kumukunda amateka yawe agahinduka niyo message je numva natanga tu so urakoze kabisa rero iyi ni Salvation Road ikiganiro cyitwa Yesu mu rubyiruko mukore subscribe musharinge mulayikinge bishoboka byose nyine tumushyigikira ikiganiro kugira ngo tubone ko turi kumwe namwe
kandi dukomeze tugire imbaraga zo gukora cyane kubw'inyungu zacu n'ubwami bw'Imana. Rero Imana ibahe umugisha, Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kubagura, Imana ikomeze kubashyigikira, abari mu mwijima umucyo wa Yesu bamurikire, abayihebye Yesu abahumurize, abacitse intege Yesu abasubizemo imbaraga. Turabakunda. Nitwa Olivier Deva, nanjye nitwa Frank Niyonkuru. harakabaho u Rwanda. Shalom. Shalom, shalom.